Hello guys, mumeze mute? Diane B tugarutse. God is good. So rero muribuka ko ashije umunsi ni iminsi ibiri gutyo mbabajije ibibazo by'amahurizo. Rero iki ni cyo gihe cyo kuza kubisubiza. Abasubije muri comment mwarakoze cyane, mwarakoze noneho mana yanjye, ibindi bibazo bya mbere nababajije hari abagiye babikora bakozemo kamwe, ariko igitangaje noneho uyu munsi nta n'umwe wakoze na kimwe, kandi ibibazo noneho nababajije byari byoroshye. Mana yanjye, byari byoroshye cyane, ahubwo byagenze bite? Byari bikomeye mwarabisubije, byari byoroshye byo ntimubisubije bana we. Gusa thank you ku muntu ateye comment, umuntu wakanje subscribe, umuntu wakoze share, like. N'uri ku Imana ku kuboko wakoresheje igaha umugisha. Ukuboko wakoresheje Imana iguha umugisha. So rero ngarutse mu bisubizo bya bibazo nababajije, murabizi namwe, kandi unkurikiye bwa mbere akore subscribe, like na share na comment. Cyane mba nkeneye comment guys, mba nkeneye comment, nizo zinyubaka, nizo mbona ko ibintu ndi gukora mbirimo neza, nizo nkeneye cyane. Yo mwanditse mukanyeka ko turi kumwe, ibyo bintu biranshimisha cyane. Ikindi kandi nkaba ngiye kubasohorera agaseri ka filime nyarwanda, mugategerezanya amatsiko menshi, ariko ndakeka ko ari keza muzagakunda. Ni vuba seri gasohoka kuri YouTube channel yanjye ari Diane Beauty, kandi ndizera ko nzashimisha abafana, kandi namwe mubimfashijemo nizere ko tuzabana kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri zahera. Simbizi n'ibizahera cyangwa nzacira, bizaterwa n'ubwitange bwanyu cyangwa n'uburyo mushyigikiye. Merega ibintu tubikura kuri mwebwe, ntabwo ngiye nabyisoshoboza njyenyine, ariko season irahari iri gukinamo njyewe. Mwitegerezanye amatsiko, nanjye gukundira agaseke. So reka dusubize noneho ibibazo. Reka dusubize ibibazo, kandi ababikurikiranye nubwo mutasubije, mutigeze mubikora ariko mwasubije, mwanyeretse ko turi kumwe. Twagiye ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ati ni iki kigira hejuru ariko ntigihanuke? Guys, muzi icyo ari cyo? Hari abagendaga bavuga ngo umukecuru, oya ntabwo ari byo. Iki hejuru ntigihanuke. Ikibazo cya mbere cyabazaga kiti ikintu kigira hejuru ntigihanuke ni iki? Ese ni iki? Muzi icyo ari cyo? Imyaka yawe niyo yigira hejuru ariko ntihanuke. Hamikura gutyo mpaka ugeze igihe uzapfira. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti iyo nkiri muto mba ndi muremure, ariko nakura nkaba mugufi, ubwo ndi iki? Igisubizo ni buje. Iriya buje ducana mu nzu, mwumve namwe utubazo twabananiye. Iriya buje ducana mu nzu. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti iyo nkiri muto mba ndi muremure, nakura nkaba mugufiya. Igisubizo ni buje. Nizere ko abatabizi mubisobanukiwe, ntihazagire umuntu ukibabaza mu mutsingwe. Ikibazo cya gatatu cyagiraga kiti ni ukuye kwezi k'umwaka kugira iminsi 28. Iki kibazo cye cyabashinze cyane. Ukwezi k'umwaka kugira iminsi 28, murumva ari iki? Ariko igisubizo cyari amezi yose agira iminsi 28. Amezi yose y'umwaka agira 28. Yego.
Ikibazo cya kane cyagiraga kiti ni igiki kigira amaguru ariko ntikigende? Ikigira amaguru ntikigende ni iki? Cyabatsinze koko? Ariko ikigira amaguru ntikigende ni ameza. Ano meza turiraho yo mu rugo agira amaguru ariko ntagenda, kuko ntabwo kagakwiye kubatsinda. Kandi ijya kubabaza narababwiye nti utubazo ngiye kubabaza turoroshye cyane, kandi koko murabyumva biroroshye, kandi abasubije mwakoze, abatabashije kubisubiza ibiri byo mwanyetse ko munkurikira 100% ntako mutagize, ariko nizere ko ibisubizo mwasobanukiwe. Ubutanzagaruka mu bindi bibazo, kandi mbibutsa ko ngiye kubasohorera agasizoni ka filime. Yego, filime nziza ndakeka muzayikunda.